hari abantu baherutse kujya impaka bari kujya inama mu mategeko nshinga y'ibihugu bimwe bitandukanye, kimwe kiri muri Afurika sinkivugaho nona, bemeza ko kugira ngo dushimishe abo twashakanye nabo abadamu dushaka, byaba byiza yuko twitwa amazina y'abagore kugira ngo tubashimishe byisumbuyeho, kuko guhora twita amazina y'abagabo ni ikibazo. Nk'urugero nkaba nitwa Mudakikwa Pasikaziya kugira ngo nshimishe umudamu wanjye, ibyo bintu urabyumvute? Uko byoba kose sinakwitwa izina ry'umugore kuko ntaho byaje, kandi ari izina Ikinyarwanda dukunda tugarutse mu gice cyacu cya kabiri n'umubyeyi papa wacu ukomeza kutugira inama nyinshi zitandukanye. Ashobora kutugira inama twebwe abasore, ngewe ariko sindi umusore, ndubatse mfite abana ndetse benshi cyane. Hanyuma wenda mwe mutarashaka mugomba kumva impanuro tugirwa n'umubyeyi wacu, kuko aba yaranyuze mu rugendo rwinshi, uko kera basabaga bakarambagiza bagashaka, ariko se muri uyu munsi, muri iki gihe tugezemo, cyane cyane aho ugereye hano muri Amerika, wabonye gushaka byorohera abasore bacu ko mbona benshi banze gushaka bagira imyaka 50 batarashaka? Aha tugereye ino hari n'abayirenza batanabitekereza. Ibyo umuco nyarwanda barawutaye, kandi igaruriro ryabo ntiryoroshe. Yego, kugira ngo bigishe bazumve, ntibumva neza. Notanga urugero nko ku bantu bagiye baja mu makambi bakiri no muri Afurika. Uzi ko muri Afurika tuzadukwinga, akaba umwana ugeze imyaka 35-40 atazana umugore, bwasha inka zomuzaniye umugore mayo kaziriye. Uwo muco rero waratakaye. Muri Amerika n'umusaza ungana nanje sinzi se, cyangwa se byaba biterwa n'abashaka bagera mu ngo zamaze babagejeje mu ngo, ingo zikagorana gukomeza, bikabera urugero rubi abatarashaka. Ibyo birimo utabivuge na hano iwacu, hano turi n'iwacu muri Afurika byarahabaga. Ugiye gukora akazi ugakorana n'umugore, mudahuje ibyiyumviro ngo mube mufite uburyo mwaremye urugo rwanyu, akoresheje umushahara baza gusuzugura, bigatuma rero wa muco utakara, wenda no mu rugo ntirutungane. Se buriya byaba ariyo cyabitera, cyangwa nuko batanabona umwanya? Tuzi twinaha, umuntu aragenda mu gitondo, umugore akinjira, umugabo agasohoka, usanga nta hantu bahurira, bitewe ko utu tuzi twino tugoye. Ibyo ntibyaba bitera iyo mpamvu? Iyo si yo mpamvu ni uguta umuco. None mwabura n'umunsi umwe mu cyumweru n'umunsi wo kuja gusenga, mukaganira mutaragenda, mwagaruka mukaganira, mugatandukana bukeye. Mu minsi, sinzi nimba bitaranaba, mu minsi mike bazaba cyangwa baranabigusaba kujya kubasabira. Nk'ubu aho ugereye ahari urajyamo gusabira abasore cyangwa gutanga umugeni? Aho ngereye hano nasabiye umuhungu wanje umugeni, ariko musabira uwundi musaza nyine ugifite umuco nk'uw'iwacu. Mwari mukimbwira ngo mwaragiye murasaba babaha umugeni, ni byiza cyane. Tubifurije yuko n'urugo rwabo ruzaba urw'umugisha n'amata n'ubuki. Ariko si abasore benshi baratinya gushaka, n'abakobwa benshi baratinya.
ni abasore babenga abakobwa cyangwa abakobwa babenga abahungu? Ibyo biraterwa n'iki? Ibyo bintu ahantu bigoraniye simvuga ngo ni umukobwa cyangwa umuhungu. Umuhungu ari kuba ari ahangaha, yego, hano muri Amerika cyangwa ahandi, kandi hari abageni iwacu, iwacu niyo twaje. Ntashake umugeni hano turi muri Amerika, agafata indege akajya kumushakira muri Afurika. Kandi mu mategeko y'iwacu kuja kuzana umugeni nko mu muco wacu rero wa Kanyarwanda, umugeni mbere yo kuja kubaza umugeni waragenda ukaja mu miryango. Tuvuze ko mu muryango wawe kavuga ngo ufite umugeni, sinahitaga niruka ngo nze kubaza umugeni wako umugeni. habagaho kurambagiza. Narabanzaga ngaca mu miryango mwegeranye baza umuco wawe, umuco wa nyirirugo umugabo, yego, umuco wa nyirirugo umugore, n'ukuntu urugo rwabo rupanze, ukamenya ko ari abanyamico myiza, kuko ntiwogira imico myiza we n'umugore wawe ngo byari umwana w'imico mibi gusa. Abo tingeso y'ababyeyi aba yananiranye, kuko nta rugo rumbura ikigoryi. Noneho rero ukagenda ukabaza abaturanyi, nkeneye kwa kanaka, ndashaka kuzabasaba umugeni, none bateye bate? Umugeni uzova hariya azombwira ababyeyi biwe nabagwa neza. Noneho abaturanyi bakakurangira umugeni. Wenda wagiye muri iri rembo bakakubwira bati umukobwa wo muri ruriya rugo ntimuzohuza, ntagira utugeso twiza, twebwe nk'abaturanyi kandi b'inshuti, ija muri ruriya rugo niho uzobona umugeni utunganye. Umugeni rero akarangwa, yamara kurangiwe n'abaturanyi babana nawe, ukabonaga kuja gusaba. Aja gusaba, umuco wabagaho, bakakubwira bati gendaga nawe turasigara tukwiga. Wewe ugataha, dusigaye tukwiga, tuzagutumaho. Ugataha wagire muhira, kukabategereza, nabo ya nzira waciyemo. Wewe niwe wagiye mbere kuko wakeneye umugeni wamubonye, uja kumusaba. Bakavuga bati wewe uba wabize mbere. Nabo rero wamara kubabwira ijambo ati nawe taha dusigare tukwiga. Nabo bagasigara bakwiga. Nabo bakakubaza kurya wabajije, bakabaza naka yaje kudusaba umugeni. Umuco wo mu rugo rwe umeze ute? Abanyate n'abaturanyi, abanyate n'umugore we. Rero akaba nabagera kuri sekuru ugiye gusaba nk'umugeni ukiri muto nk'uko kwawe. Umusabira umwe. Nanjye ndakoze. Akuze ariko ngo kureba ndiyovuga ngo ugeze igihe cy'ubukazana. Noneho nawe bakakwiga bwacu ukabona bakumye umuntu beno irembo riruguruye. Ukabona gusaba umugeni wamurangiwe n'abo babana. N'abaturanyi. None rero ingorane ziri muri aba bahungu ba hano muri Amerika n'abakobwa baho niho tugeze. Yego. Umuhungu ari mu kuva hano. Aha muri Amerika hari abakobwa pe, amasiteti yose yuzuye abakobwa. Akaba hano akaja kumushakira muri Afurika, za Kenya, za Uganda, mu Rwanda. Hajya mu Rwanda ntiyagiye ngo abanze abaze neza, abaze umuco. Umukobwa abonye baboneye kuri telefone, bandikirana nimba ari ku Facebook, ati umugeni ndamubonye, bwaca akagenda akamuza. Imico ntihure. Ubu bakaba baratandukanye. Umukobwa wa hano nawe
akagenda muri Afurika, kandi umukobwa wino yandikiye umuhungu we ntiyovuga ngo ntabwo ngukunze. Umuhungu akora ibishoboka kugira ngo abone umukobwa wino turutse ino n'umwanya batarashingirwa azamutumira amafaranga. Nibyo umudiyasipora mbese. Umudiyasipora. Noneho yaganira n'umuhungu uri muri Afurika, bagahuza, akagenda mu mwanya atarajayo, akazayoherereza umufiyanse we w'amafaranga kugeza igihe azamubonera itike. Ubwo se kumva umukobwa uba ari we umukobwa uzanye umugabo, hari ubwo mugabo abarongoye cyangwa abarongowe? Umugabo azakwa. Mu kinyarwanda umusore niwe ushaka. Ariko rero yamara ku mugezi ino ntiwumva ikintu umukobwa azafasha umugabo iriye. Akiri hano umugabo ntiyorara ubusa, umukobwa yakoze. Ibyo birumvikana koko. Ariko wa muhungu uririye agakwa. Nyuma yaza umugore nawe akamushakira visa. Okay. Ariko mba numva azanye umugabo wenda ugifite umuco. Abaha se basore bari hano turi nyine ntabwo bo bajya bashaka, nabo bajya gushaka abakobwa bahari. Ushakira hano ntawe ndabona usibye uwo wanje, ariko nawe yashatse tukiririye. Nakwereye ino ariko yarashakiye iriya. Okay. Umukobwa nawe rero ntiwumva ko umukobwa arihiye umugabo viza yo kuzana umugabo ino. Gukwa akweririye. Wenda gukwere inka, kandi inka iyo muri Afurika kuyizana muri Amerika aba asa n'uguhaye ubusa. Ibyo nibyo ni inka zaha nabonye atari inka. Nazo ndazi. Yewe nizo mbona ingana kuri wajanaga inkoni ugashorera inka, kajana n'abagushoreza inka mu kazi vyageze imbere yo kwa yahogeye gusaba umugeni, nayo inka zigenda mu ishati. Si ikibazo, ahubwo ni inka muri nyirizina, inka ubwazo. Njya mbone inka ingana n'inzovu. Inka zinako mbona zingana n'inzovu. Inka nizo nkabaho zijana iwacu, ariko niriya muri Gatanga twabaga niko zari zimeze. Okay. Twari dutunze zari inka z'inzovu. Noneho rero wa mukobwa ntazanye umugabo amukuye iriya. Akabugera hano ntibahuza ingeso. Umuhungu akaba ataye wa mukobwa kandi yamurihiye viza, amugejeje ino, yashika akishakira uwundi. Ibyo rero ikibazo ubwo baba bahuye kubera impamvu aho guhura kubw'urukundo. Abasore rero tubagira inama cyangwa abakobwa, iyihe nama twabagira? Urumva twahereye ku muco wo kugira ngo usabe umugeni, urabanza ukamenya umuco w'umukobwa. Kurambagiza ukamenya umuco we, ukamenya umuco w'ababyeyi be, noneho bikageraho muvugana n'ababyeyi. Nawe ibintu byo guhurira kuri telefone, ubu ibintu byo kurambagiriza kuri telefone, kandi mbona bavuga ko abashyiraho amafoto kuri telefone baba basa neza. Iriya foto ubundi aba ariyo cyangwa barirema? Bayihindura. Noneho hari ibindi nigeze kumva byeze byateye n'abo bemeye kubana bakabana. Rero hari ibindi byateye ngo hano ni muri Amerika, mugabo wowe uri hano cyangwa mugore wowe uri hano, ugasanga wenda abagabo birabatonze guhuza umuco wo muri Amerika n'uw'iwacu. Umugabo hari imirimo yabaga akora ikuzuzanya n'iyo umugore akora tukiri iwacu. Wimba umugabo yagiye kuragira n'urugero, umudamu nawe yasigaye areberera inyana zasigaye none umurima, agatekera n'umugabo yaza bagafungura bagasangira bishimye, urugo rukomeye. None ubu abagabo benshi bari gushwana banga guteka.
ugasanga umugabo ari koza amasahane yuhagira abana, wowe urabyumva ute? Bakabaye babipfa? ibyo ntibobipfa ngo nguye ko nje byambayeho muri seminari, twiga seminari dushaka kuza, urumva nta cyumweru cari gisigaye batwigisha umuco wo kuba muri Amerika. Tumva rero umuco wanyu muhute, wewe wa muzehe uzosushika wicare ku ntebe, umudamu wawe ateke, wewe woze isahani, mufatane yicaye uteke, nk'iwacu dukunda ubugari, ucumba umugore yicaye ku ntebe, nazamuye ukuboko ntimubwire impamvu yotuma mbikora kandi umugore yicaye ku ntebe. Twebwe mu muco w'iwacu ntubaho rwose. Uretse umugani, umugore yicaye ku ntebe yamanitse akaguru ku meza, nawe ujye guteka, woze isahani uteke. Ibyo bintu bibaho? Navuga ati twebwe mu muco w'iwacu ntubaho. Ubwo seminari yari igeze mu kagoroba, bugiye kwira, amasaha yo gutaha ashitse. Habaye mu gitondo dusubirayo, ati yego ijambo wabuze twaryumvishe, ntabwo Amerika izayica umuco, ariko haba akazi. Ntiyica umuco w'abantu, ariko haba akazi. Okay. Uzosigara n'umwana, ntabwo uzirirwa mu nzu utariye, kandi ibyo kurya biri mu nzu. Nubwo umwana azabwirirwa. Ntabwo umwana azabwirirwa. Uzoza isahani uteke murye n'umwana. Ariko n'ubusanzwe wari wababajije impamvu wabikora. None nteke mwumva rero ko muvuze impamvu nziza. Ko njya numva se ngo hari abantu bajya baza abana bakabwirirwa barindiriye abadamu babo ko baza bakabatekera. Ibyo nibyo? Ibyo ngibyo ntibyo waba urumva wakwiriza umwana gusa ibyo kurya biri mu nzu. Basore bakobwa mutarashaka, abashatse mwumva impanuro, kuko impanuro nizo zituma tuba abo dukwiye kuba bo, kuko izi mpanuro nizo zizubaka ikinyejana kiri imbere, aho abuzukuru banyu n'abuzukuruza banyu twe tuzaba tutagihari. Iyo tuzisuzuguye rero tuba duhombye. Abasaza, abantu bakuze biyubashye nk'aba, ni inzu y'ibitabo. Ntabwo bigusaba kujya kugura igitabo iyo ubonye umuntu nk'uyu. Icyo ukora umutega amatwi. Kwita muteze amatwi ntumenye icyo sogokuru wawe yasize avuze. Mu kindi kinyarwanda sogokuru bamwita iki? Sogokuru ni sogokuru nyine, ariko sogokuru hari ba sogokuru babiri. Hari sogokuru se wa so, hakaba na sogokuru se wa nyina. Ubwo barumvishe, barabyize. Mva ngira ngo tugende twigishanya. Hanyuma rero umudamu mwiza, umukobwa mwiza, umusore agiye gushaka, yashaka n'umeze ate? Umukobwa mwiza n'ubu wamenye umuco. Binabaye byiza cyane mukaba mwarabanye nko mu muhano umwe. Yego, muziranye, mugakurana mukabana. Ibyo nabyo bitabonetse, ukaba ufite inshuti zegeranye na wa mugeni ushatse gushaka, akamukurangira, kuko nta mugeni uzira umuranga. Akamukurangira, akakubwira imico yiwe, ingeso ze. Mu muco ni ubwenge buhambaye, kandi ko ku muco wacu bamo ubwenge abatari babizi bamenye. None umuco n'ubumenyi nanone twabitandukanya gute? Umuco n'ubumenyi, hari ubumenyi, hakaba hari ubwenge n'ubumenyi. Ibyo bintu twabitandukanya gute? 91 yari yarambiwe ubuzima, yumva akwiriye kwiyahura. Kwiyahura ni bibi. Basore mwe mushaka kwiyahura, abakobwa n'abandi mwese mwumva mufite ibibazo ngo murashaka kwiyahura, ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Umuti w'ikibazo ni ukwiyakira, mugahangana n'ibibazo, ejo niho ibisubizo biri. Ariko reka nkomereze kuri uwo mukecuru. Yari afite ubwenge ariko adafite ubumenyi bw'uko umutima we aho uherereye. Mu myaka 91 yari afite, yari arambiwe ubuzima. Nuko ariko yari afite imbunda amaranye imyaka 30 umugabo we yamusigiye.
aravuga ati ngiye kwirasa nivire muri ubu buzima ndarambiwe. Kuko atarazi aho umutima uherereye mu bice bigize umubiri w'umuntu, ahamagara umwuzukuru we wabaga kwa muganga w'umudokita, abaza ati dogita, mwana wanjye wandangira aho umutima uba, uherereye ko ari we wize ubuganga. Dogita aramubwira ngo umutima uri munsi y'ibere. Umukecuru asezera umwuzukuru we, turakoze cyane buriya tuzaba duhura, ariko ntiyamenyesha umwuzukuru icyo agiye gukora. Umukecuru ahita yirashe agiye kureba asanga yirashe mu ivi kubera niho ibere rye ryagarukiraga. Ese ubwenge n'ubumenyi yarokowe n'iki muri icyo? Icyamurokoye arumva ubwenge nubwo bwakavukire, ariko yari ashatse kwiyahura kubera adafite ubumenyi bw'aho umutima uri. Ubumenyi nibwo bwamunaniye. Iyo aza rero kuba afite ubwo bumenyi, urumva se atari kwica. Ubwo ikibazo rero ntiyize, iyo yiga aba yaramenye aho umutima uri. Ubwo rero icyiza ni ukugumana ubwenge kavukire, ubumenyi tukabwiga kugira ngo buyoborane n'ubwenge. Kari agaciyemo kugira ngo dutebye dukomeze. Umusore mwiza we yaba ameze ate? Umusore mwiza wohera no mu rugo rwawe, no mbere yo kuja gushingira umwana wawe uzobanza ukamugenzura ukamwigisha. Nawe rero kuba mwiza kugira ngo azubake urugo, wa mugeni agiye gusaba nawe bazamubaza umuco wa se n'uwa nyina n'uwa nyirakuru. Umukobwa niwe ubaza rero, uriya mugabo wanje tugiye kubakana urugo ate, bakazubaka yaramwize amuzi. Kurya abantu baziranye ntawe uzuba mubi. Hari abantu baherutse kujya impaka bari kujya inama mu mategeko nshinga y'ibihugu bimwe bitandukanye, kimwe kiri muri Afurika sinkivugaho nona, bemeza ko kugira ngo dushimishe abo twashakanye nabo, abadamu dushaka, byaba byiza yuko twitwa amazina y'abagore kugira ngo tubashimishe byisumbuyeho, kuko guhora twita amazina y'abagabo ni ikibazo. Nk'urugero nkaba nitwa Mudakikwa Pasikaziya kugira ngo nshimishe umudamu wanjye, cyangwa se nkaba ntago tuvuge nkitwa Pasikaziya Mudakikwa ndi umugabo, Pasikaziya cyangwa Marigarita Jeannette Mudakikwa, gutyo ntabwo nitwe nshimisha umudamu, nyine nitwa amazina yabo. Cyangwa se nkitwa Mukamana n'irindi zina rindi nari mfite. Ibyo bintu urabyumva ute? Uko byoba kose sinakwitwa izina ry'umugore kuko ntaho ushaka, kandi ari izina nuko twobica umugani ukundi wenda ndibigiriye agaciro. Ntabwo dushaka kubicamo imigani tugira dutebye, si uko amazina yabo ari mabi, si mabi, arabakwiye. None tugeze nko mu matungo meza tworoye, amatungo tworoye dukunda nubwo tutakiyafite, n'inka n'intama, none zigira izina rimwe. Oya, hari ikimasa, hari kaba n'inyana. Ejo bundi hari umuntu nabajije urakazanyemo, hari inyana n'ikimasa, hari isekurume n'inyagazi, hari sinzi, ubwo hari inyagazi mu mfizi ye ntama ngo ni rugeyo, mu y'ingurube ngo ni intamati. Ariko nageze kuri rusake nibuka ko hari inkokokazi, dendo, nyoberwa ibyo ntindireka zansubiza. Iryo dendo nanjye sinajye. Kubw'iyo mpamvu ibyo nawe ntago wumva ko ari byo. Izina ry'umugabo ni iry'umugabo, iry'umugore ni iry'umugore. Gusa bari abantu baza bitwa amazina y'abagabo, ni nk'abagore b'abaperezida. None se wa mugani nk'umugore wanjye ari perezida, akaba yitwa Marigarita, bazaba banze izina rye. Tuvuge nk'umugore wanjye abaye perezida, njyewe ndi perezida,
baravuga ngo perezida naka n'umugore we bakavuga izina rye bakongeraho iby'umugabo. none se ari we wabaye perezida? ari we wabaye agaciro kandeyo kareka ni ukuvuga ngo iyo kagumaho. uvuga ngo nk'uko twari twavuze umugore wanjye yitwa Pascalia cyangwa Margarita, none hakaba perezida nawe ukitwa Paul. ntago bishoboka. Nari navuze ngo cyagiye ngo mutakikwa Pascalia, none yiswe perezida. kuki nge ntajya ari perezida batashyiraho, ntajya nshyira hirye kugira ngo nanjye mbe hari first lady, kuki nge ntaba first man? sinzi uko babyita. none se ko tuvuze inka tukavuga n'imfizi tukavuga intama n'isekurume yayo, iryo zina ryiwe yorigumana, yego, n'iryawe ukarigumana. ariko bajya bavuga ati umufasha wa kanaka ni umufasha. none se nimba wabaye perezida, k'ibi tuvuye kuvuga byo kuvuga ngo umuntu ateke umugore atagiye ku kazi, mwirira mu nzu muri babiri, wenda nta n'umwana murabyara, none ari perezida kandi ibiro biri mu nzu, ntiyo gutekera woza uruteka ngo umugore ari perezida. icyo gihe ahubwo yajya yinjira ukiruka ugateka, niko ngira ngo uko aba akomeye. agomba kugutekera uko ari kose, icyo yaba ari cyo cyose. ariko kandi ntago nkeka ko ari uko Imana ariko kamere y'umuntu imeze, byakozwe nuko twabikuriyemo. ibyo byose ukora iki n'ukora kiriya birangira twuzuzanya, kuko umwe arabyara undi agatera inda, ni ukuvuga ngo ni ukuzuzanya. basore, bakobwa, hari icyo wigiye muri iki kiganiro tugiranye? uradusaba iki ngo dukomereze aha cyangwa tugabanye iki? hari uwo twakomerekeje se? nimba hari uwo twakomerekeje tumusabye imbabazi, ariko icyo nzi cyo kiruta byose twize. none twagiye ku badamu, abagabo bo mu ngo bakosora iki? abagabo usanzwe turasa n'ababivuze. umugabo ni umushefu w'urugo, kandi umuntu aba yizi. ugomba kumenya aho wenda uza urakara vuba, ukamenya kurinda, kwihanganira ibyo ubonye, kwihangana no kujya inama, cyane no kujya inama. byanaba ngombwa hari nk'akabazo mwagiranye hano ukamutera urushyi. nta rushyi icyiza. no mu mvugo yacu twavuze ikinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amahembe. niyo mugize nk'akagambo mupfa, umuti wako si urushi, ni ugusabana imbabazi. iyo abantu babashije gusubira inyuma bakareba mu makosa yabo bagasabana imbabazi, ubundi bakuzuzanya, bakabanirana, bagakundirana, bakagirana umuryango. ariko se mbere yuko nsezera dusoza, ni inkuru, ni ibiba hano muri ibi bihugu twajemo. ikindi nabonye, iyo ni ibintu niboneye, ariko ntabwo ari abantu b'iwacu, turacyari imfura. uvanye ko hari bamwe bambara ubusa, uvanye ko hari bamwe b'abahungu basigaye bambara amaherena bakisuka, uvanyemo ko hari abantu bashaka kwiyambura umuco w'iwacu bakambara uwa hano. ariko hari abandi bo muri aha kavukire bino, umugore babana mu nzu n'umugabo, inzu imwe, umwe akinjirana isahane ye akarya, umugore yicaye hariya ari kureba TV akihanagura, yarangiza akajya kuryama. umugore yareba isaha wenda agahita ajya nawe kwigurira ibyo akaza akarya. ubwo buzima none bafite umwana kandi ubahaha ibyo, umwe agenda aho duke amuha aho duke. ibi bintu urumva abana bacu tubibifuriza? none uwo muco wewe wokwemera ko umwana avugira? oya rwose, none nk'umuntu uzogenda agahebye ntabimenya ko ari uko azobigenza, izo nkwano nozitangira iki?
nuko sinzi twajya harya n'iki iyo umuntu agiye kugaruza inkwano ze mu kinyarwanda babyita iki? ni ukugaruza inkwano, ni ukuzimura. Ni ukuzimura bakatusubiza, kubera ko ni igisebo. Bana bacu, bashiki bacu, barumuna bacu, mwese mugiye gushaka cyangwa mwashatse, mwitonde mubaza abapapa bari aha babagira inama. Urugo ni iki? Urugo ni urukeye, urugo ni urw'amahoro, urugo ni umuryango, ni rwo rwubaka ejo hazaza. N'izo ntwari mwumva ziba zarabanjirijwe no kuva mu muryango, imiryango izigisha. None dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'abantu nk'aba batwigisha, tubatege amatwi. Twumvishe ko umusore ugiye gushaka icyo akurikira cyane, nubwo nabyo ari ngombwa, atari ubwiza, ahubwo akurikira ubwiza bwenge karemano, umutima, umuco. Iyo ufite ibyo byose biragenda bikubaka ubwiza bw'isura. Ndakeka nicyo wari ushatse kuvuga. burya nta muntu wuba nawe wowe usa n'itara, ariko umutima ari mubi ntacyo buricyo uba usa n'iy'intebe. Urugo ni urugendwa. Kugendwa baba bashatse kuvuga iki? urugo ni urugendwa. tuvuge nk'ubu ntidutaramanye hano, wenda haza umushyitsi umuhira, asanga umudamu arahari, yoye kumugaburira, cyangwa waraye icyumba cy'abashyitsi, amurekere mu ndebe. so baba ari umubi. oya wose umuco tubane umunsi biraye gutyo ku munsi wa mbere, urwo rugo nosubira akaza kururaramo. ni narwo rebamo wa mugeni ko akwiye kuba umugeni cyangwa adakwiriye kuba. kandi baramuranga umugore nyir'urugo ufata abashyitsi nabi, afashe babiri nabi ntazabona n'uwa gatatu, baza bagenda bavuga iwacu mwari mu kugenda aho gukwiriye ukarara. akaba inzu igira abashyitsi batavamo bitewe n'umuco mwiza wa nyir'urugo wa mugore. nibyo kandi uwo muco ntugacike, uwo muco ntukaze mico. Dufite ururimi duhuriyeho twese, nicyo kintu cy'ingenzi hano tuvuga. Ruvugwa n'abantu bashyika 45,000,000 ubu nonaha, nubwo ntaragera ku bushakashatsi neza. Hari ibiganiro nshaka kuzakora bafumbira mu nyumva, nzaza. Ndetse abanyumva muri Nord Kivu, abari South Kivu, abari mu Rwanda, abari Tanzania, Kagera, abari i Burundi, nzaza twiganira. Abari ahariho hose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ikiduhuza ni ururimi, ntago nitaye ku kindi icyo ari cyo cyose, kuko niho harimo tubane kandi tubanirane, dukunde kandi dukundirane, twumve twumvirane. Niho hari umutima nama n'umutima mana, kandi ibyo tutabifite tuba twatakaye. None mbere yuko dusoza, umuntu gushyingirana koko, abantu bavange bashyingirane cyangwa bagome mu gace bakomokamo? Gushyingirana ni byiza. Gushyingirana ni byiza. turebye nk'aho twabaye, wenda ndekereza mu intambara twagiye tugira, nuko tutashingiranye n'abaturanyi. ariko kandi umuntu yoshingira mu karere k'iwabo, kuko abaturanyi twabanaga baza barya ibyo tutari. icyo nicyo. Hari n'undi muco numvishe ngo abantu basuhuzanya, ntabwo nzi uburyo ndi buvugemo, kuko insuhuzanyo zabo zitandukanye, uburyo basuhuzanya. no gusuhuza iyo ariko agasuhuzanya mu mvugo ye ukagira ngo yagututse, wayihindura mu yawe ukagira ngo yagututse. Reza no gushakira iwanyu, kandi ukamenya kubana n'umuco w'ahandi, ukamenya icyo bakora ari ku bwabo atari ku bwawe, maze mukabanirana. So abantu bari hano muri ibi bihugu bya Amerika, Canada, Uburayi, duhuriye kuri uru rurimi, ko n'ubundi iyo ugiye ahantu gusaba akazi bavuga kuri umunyafurika, niko bavuga. Ntago bazi wowe uri w'Umurenge, wowe uri Masisi, wowe uri u Rwanda, wowe uri bavuga Africa.
tubagiriye nama babe bamwe. urumva ntawo kwanga ubumwe. Ivyo bavyiza nuko umunyafurika wese ahari muri ibi bihugu by'abazungu yobumwe n'undi, kuko iciye aho mu muhanda nuko abana bene bataye umuco ntiyobona wazimiye ngo gute. Ibyo nibyo. Ariko kandi hari ahantu nariko nsoma amakuru rero yari nka video bavuga ko Traoré uriya perezida wa Burkina Faso yego ngo yari yagiye kuramusa mushikiwe kandi ari perezida arayoba wakomange ku rugi rw'umuzungukazi yamuhamagarira polisi yiri waboshe haza abapolisi bakuru bamubaza uko agenda arababwiye bamubaza uwo ari we ati ndi perezida wa Traoré asigaye bamusaba imbabazi naho perezida wayobye ahubwo nkeka ko ikosa ryakozwe n'abashinzwe ingendo ze n'abashinzwe ingendo ahubwo n'urwo rugendo rwe ngo yaragiye kurubiramo naho yari bujye batamwiteguye cyangwa se n'abatevye kugira ngo baryoshye inkuru ngo yaragiye kugira impanuka akigenda amasaha yavuganye na mushikiwe ngo yaragiye kumuhemba yabyaye abona ari burenga amasaha ararenga yamutegeraho yamutegeraga nibyo nabyumvise. naho rero kuyoba guta umuco niko kuyoba nibyo ngo yitonda asaba umugeni yakunze yabajije ntidute umuco tutayoba tugatakara tukazima burundu. Iki ni Kinyarwanda dukunda. Umutumirwa dusangije ibintu byinshi bitandukanye, atugiriye inama kandi inama zirubatse, inama zirimo urukundo. Mbere yuko nsezera ngiye kubasezera mbabwira nti mukore share, like, subscribe n'ibindi byinshi kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu ko bigenda bikurikirana. Hari indi nama wumva watugira cyangwa hari ucyo habajije bikurikiranye n'umuco? Hari abantu bari mu gutoza abana icyongereza bacunga bakabonsa icyongereza nibaza bagenda umuntu uvuga ikinyarwanda bakagira ngo ni igisebo cyangwa wenda ngo ni ikindi kizungu wize. Umugabo n'umugore n'abana afite nk'abana bakuze baze bicara mu nzu bavuga imvugo ya kavukire, iyo yindi bazoyivugire muri oromati no ku mashuri dore ko babigisha ariko mu rugo bavuga ururimi rwabo kavukire. Murakoze cyane. Iyo nza kuba mfite imbaraga nk'izimana yahaye Yesu mwene Mariya, nk'izimana yahaye abatubanjirije, nari kuzayisaba ubushobozi nkagira igishinge kirimo urukundo, amahoro n'urukundo rw'ikinyarwanda. uwo duhuye nkakimujomba kwitaka, najya nkubaza nakumva utavuga ikinyarwanda, nakujomba igishinge kirimo urukundo, amahoro n'ikinyarwanda, kuko nirwo rurimi duhuza, kandi nitumara guhura nyine ntituzatandukana. Murakoze, naho ubutaha mu biganiro byacu.